mureke rero twongere igihe cyo gusenga twongere amasengesho dutegura ibiterane dutegura amasengesho y'iminsi 3 urumva ikindi mwongere igihe cy'umusabi w'Uwiteka musenge abongerere umwuka wera yego kandi cyane cyane murebe babandi batubangamira iyo basenga mugende mu babuze icyo bita kwiyiriza no gusenga urabizi ko aribyo bintu bitugora cyane iyo biyirije bakanasenga nicyo kintu kitugora cyane gende mutangatange ibyumba by'abanyamasengesho abapasiteri barateza ubusambanyi n'ubuhehesi wibivuga abakorari mujye mubaha kutibuka indirimbo baririmbye kuko nazo ziratugora abanyamasengesho mubatesha umutwe akanyibira imyenda y'abana akanyiba amakanya wonzanye mbese byaranshanze nabuze ikintu nkora n'ukuri ubuse nzabigenze none uwo merutse kuza nawe yaranjombye igiti mu mutwe ubuse nzakora iki koko aha ariko nzamenya ikibiri inyuma ariko rero nanjye ntabwo ndi mwiza ariko noneho nzagerageza karibu rero ngaho mwicare aho ngaho yewe wakiriye ntiwawe genda ure mwakiriya gikapu kirimo azanye wamenye harimo iki aho mu gikapu uzanyemo iki mukobwa mabuja nukuri ni imyenda yanjye yonyine nazanye sana ndebe dore ko mu cyaro murangwa n'ibiheri n'inda n'imbaragasa mugira umwanda bitazangira mu nzu ubundi nta kintu gisigayemo rebe ngaho bika imyenda yawe uyijyane mu cyumba hara niho uzajya urara ese ubundi reka mubwire igihe uba wahereye nsakuzaho reka mubwire nako ndibutse ngiye kuguha gahunda kandi umbabarire ntumbwire ngo hoya nawe yanshaka mu matwi yanjye ntawe yanyeneye kumva ndashaka kuza tukajyana gusenga icyo gitekerezo cy'umute ariko se umuntu ucihura iyo misengere yawe yo ni nyabaki umuntu gushibura iki niba nkubwiye ngo tujye gusenga ibyo gushibura si byo mubwiye uraza tugende cyangwa ntabuze ariko burareka nkubwire ngubwize ukuri ese barakoko mvuga nabi ngira umushiha nkuko ubimbwira kandi uba wancihurira okay none reka nkubwire wowe akoze ibihe byiza tuba dufite ku rusengero wowe uze kuza tujyane none ibintu byo kugushihura kukubwira nabi birangira nzajya nkwerera imbuto kugira ngo ni benshi ibinyomoro n'amatunda ku buryo nzayivuga ati cyakoze mbonye umuntu usenga uri kumva wenyemerera ko turagenda gusenga sibyo shari kandi ni wowe nta kibazo reka tujyane nanarebe naho gusenga okay ako ntuzongere oya ntabwo nzongera shari ahubwo tugende amasaha yanjye nta no byo kwirwa duhindura ibi birabaye twe ku rusengero ubundi
umva ntabwo tujya tugira ibinyantambara nta kibazo reka tugende naho ubundi se uraje n'ubwana bwiza bukurenge ibyumba ni ahangana akaga mama uje nyiyeretse nkigera ahangaha koko nimara iminsi kuko bizaba bimeze bite hano kwihangana ariko n'ubundi n'akazi nari nkakeneye ntabwo nasubira mu rugo hamwe no gusenga ndabizi ko Imana izamfasha erega nakagutera ubwoba kare wakamena amajimbiri karamutse kakumenyereye ntakagukange rwose toka shitani iryo jwi ntabwo riturutse ku Uwiteka pe ndabona umunsi ucikiwe rero turebe indirimbo ya 38 mu gushimisha Imana ariko umwanya ni mutoya turaririmba igice cya mbere nitukirangiza mushiki wacu adusengera Imana hanyuma akurikireho pasiteri urakoze Imana ndarumenye ibyo mura byose werekane uko ndikoze ifata uko ntari werekane uko ndikoze ifata uko ntari Mana yacu uri Imana y'amahoro uri data wa twese mwiza urashoboye nta kikunanira uyu mwanya turi imbere yawe turi imbere y'amaso yawe mu izina ry'Yesu Kristo wa Nazareti duhamagaye kwera kwawe duhamagaye ineza y'Imana muri aka kanya tugiye kuba imbere yawe mwuka wera w'Imana tembera aha hantu ukore ku mutima wa buri muntu tugiye kumva ijambo ryawe pasiteri ugiye kuryigisha ntabari we mwuka wera w'Imana mubemo kandi abakirisitu baraho bihanire kureka ubwo ijambo ryawe bagiye kumva ni mu izina rya Yesu amen menye ko abangabo uyoboye harimo abo wasambanye nabo tugiye gutangira dusoma ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19 reka diakoni adusomere uwo murongo dusoma mu izina rya Yesu nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana haleluya mwakira ijambo ry'Imana diakoni arakoze rero kudusomera ijambo ry'Imana ivuga riti nimwihane muhindukire ibyaha byanyu kuko satani arimo arabadukira abakristo bacu mwihane ibyaha byanyu abasambanyi ubusambanyi mureke abicanyi ubujura mubureke abandi benshi cyane bari gukora ibyaha bitandukanye mushaka mwabireka kuko umwanzi satani arimo arabadukira arimo arabagwisha abanywi b'inzoga mubizireke
nukuri ndabona benshi cyane satani arimo aragwisha mu bitego ubusambanyi aho ngaho ubujura hafi aho ngaho ubwicanyi hafi aho ngaho yambitse ubugome mu mitima yanyu nukuri ndababwiza ukuri murihane mureke ibyaha byanyu nimwihane ibyaha byanyu kuko umwami Yesu Kristo agiye kuza kandi naza azahemba uwakoze neza nazahemba umusambanyi nazahemba umwicanyi nazahemba umujura ahubwo azahemba babashe kumvira Uwiteka nukuri mureke tureke ibyo turimo byose. Amen. Pastor arakoze kutugezaho ijambo ry'Imana umwanya tugezemo ubu none ugiye gukurikiraho wo kwiyeza kugira ngo turusheho gutungana no gutunganira Imana. Amen. Uwa mbere nabanze noneho nundi aze gukurikiraho. Mana imbabarire kubeshya, Mana imbabarire ubwambuzi, Mana kubabarire. Wihane ko wibyihene. Mana imbabarire. Wihane ikiziriko. Ko nyirihene. Mana imbabarire ikiziriko. Umva wa mudamu, kuki wihana ko wibye ikiziriko? Ni wihane yuko wibye ihene y'abandi. Nyine, Mana imbabarire. Mana kubabarire gutungana. Wihane ko wasambanye. Nanjye Imana imbabarire kurya ntasenze no kuryama ntasenze kandi imbabarire n'icyaha cyo munsi y'umukondo. Wihane ko wasambanye. Nanjye kandi Imana imbabarire n'ibindi byose Imana imbabarire. Uramenye ntuvuge ko wanywa inzoga kandi ntiyumwihane ko wasambanye. Uramenye urekera. Imana imbabarire nk'ibyo ngibyo. Imana imbabarire yuko nagize intege nkeya mu nzu y'Imana. Imana imbabarire n'ibindi. Ariko nk'ibyo ni ibiki? Ko muvuga ngo ku munsi y'umukondo ngo nk'ibyo ngibyo mwakwihannye yuko mwasambanye mukanywa n'inzoga ntimushyiremo iby'ubwenge bwanyu. Yo disi Imana ibabarire. Ese by'abarokore biriga bavuga ngo bari kwihana ibiki? Imana wo mu ijuru imbabarire kwifasha gusarura abayo. Imana wo mu ijuru imbabarire no kwirwana nk'isayidira. Imana wo mu ijuru imbabarire gukunda ubuki. Erega buraryoha abantu b'Imana. Imana kubabarire gukunda ubuki. Na bya bindi bukore mu kanya Imana ibimbabarire. Imana ikubabarire. Abamaze kwihana barakoze. Uyu mwanya muhaye pasiteri asengere abamaze kwihana. Umwanya ni wawe pasiteri. Mwakoze reka dusengere abantu bihanye barakoze kwihana bageze imbere hano dusenge. Menye kabanga uyoboye harimo abo wasambanye nabo. Nurambwiye ko wasambanye. Urambwira ko bazagufata. Ntabwo bigukwiriye nk'umuyobozi. Reka n'ubundi uri uwanjye nta n'icyo byakumarira. Reka turi kumwe ibihe byose. Reka menya ko utigeze ubabarirwa n'uko umusambanyi. Witwa ko uyoboye itorero ariko ntacyo bimaze. Ndumva amageri ipfa afashe. Reka duhe noza adusengere ntacyo ndumva akantu kanjine kamfashe nkadufasha. Urakoze ndiyakona akadusengera. Urakoze kumvira. Urakoze mwami Imana yacu. Urakoze nyiri ububasha nyiri ubushobozi. Uri Imana y'igitangaza. Uri Imana igira neza. Bene data bamaze kwihana. N'ukuri n'abakozi bakora ubagende imbere bakugende inyuma. Mana yacu kandi bakomeze mu bintu byabo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tutarava hano Imana inyeretse umuntu wanze kwihana ubwicanyi. Imana imbwiye ko imushyize ku kabarore. Izina rya Yesu. Aciya.